Ndagushimiye wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, hari nako nanaguha ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru nziza rero, ni inkuru nziza izindutse ivugwa cyane cyane yashimishije abanyarwanda bose bayumvise. Ni inkuru cyane cyane abayishimiye kurusha abandi ni abaturage batuye mu karere ka Rusizi. Aka karere ka Rusizi rero abaturage bagatuye bari bamaze igihe batakira ubuyobozi bw'ako karere ko bafite ikibazo kibarembeje, ariko ubuyobozi bukabima amatwi, ariko baje gutakira umukuru w'igihugu. None kuri ubu umukuru w'igihugu yaje kubakemurira icyo kibazo bari bamaze iminsi bafite. None ubu abaturage akamwenyu ni kose, uraza kumenya ese icyo kibazo cyari ikihe. Abaturage bari baragaragarije ubuyobozi bukanga kukibakemurira. Ese ubuyobozi bwo nyuma y'uko icyo kibazo gikemutse, ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki? Ibyo rero nibyo bikubiye mu makuru yacu y'uyu munsi tugiye kubagezaho. Ari nayo mpamvu natwe tukubwira ko jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru yakomeje gushimisha abaturage batuye mu karere ka Rusizi, by'umwihariko n'abanyarwanda bose. Urumva iyo nkuru ni inkuru yabashimishije, kuko umuntu wese wirwaga wumva ayo marira y'abo baturage baba mu karere ka Rusizi byabateraga ikiniga, ariko kuba bumva rero ko ikibazo bari bafite cyakemutse ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu buri munyarwanda wese agomba kwishimira. Tubibutse ko iyo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru nziza yanejeje abaturage bo mu karere ka Rusizi, bitewe n'ikibazo bari bamaranye igihe barabuze umuntu ugikemura, dore ko bari barabwiye ubuyobozi bukabima amatwi, ariko ubu ngubu ikibazo cyabo cyaje gukemuka. None akamwenyu ni kose ku maso yabo, urabona ko bishimye cyane bitewe n'iyo nkuru nziza cyane bakiriye muri aka karere ka Rusizi. Rero ati iyo nkuru nziza iteye gute? Rero muri aka karere ka Rusizi umuceri wari waraheze ku mbuga mu Bugarama ugiye kugurwa cyangwa ugiye wabonewe isoko, bitewe n'uko bano baturage birwaga batakira ubuyobozi. Ati umuceri wabo urimo urapfa, urimo urangirika, barimo barahomba, ariko ubuyobozi bukabima amatwi. Ariko ubu ngubu noneho icyo kibazo bari bafite cyaje gukemuka. Ubuyobozi rero bw'akarere ka Rusizi bwatangaje ko umuceri wo mu kibaya cya Bugarama wari warabuze abaguzi, ugiye kugurwa n'ikigo gikora ubucuruzi bwambukiranya imipaka gifatanyije n'inganda zo mu Bugarama. Inyuma yaho ubwo yakiraga indahiro ya Minisitiri w'Intebe n'iy'Abadepite, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze kuri iki kibazo cy'umuceri wa Bugarama uri kwangirikira ku mbuga. Icyo gihe yagaragaje ko harimo uburangare, kuko ari ikibazo cyari kimaze iminsi kivugwa ariko ntigikemuke, kandi bamwe mu bayobozi kino kibazo bari bakizi cyangwa barakimenyeshejwe, ariko bakakima amatwi cyangwa bakanga kugikemura. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Anicet Kibiga yavuze ko habaye inama yahuje Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yiga kuri iki kibazo cy'umuceri wari warabuze abaguzi mu gihugu cyose. Ari icyo gihe rero uyu muyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Anicet yagize ati ejo ikigo gikora ubucuruzi bwambukiranya imipaka cyaraje dukorana inama, ubu tugiye mu murenge wa Muganza, umuceri ugiye guhita upakirwa, abahinzi bahite bishyurwa amafaranga yabo. Mu gihembwe cy'ihinga rero gishize mu Bugarama bejeje toni 700, ariko bagurisha toni 2150. Urumva rero hasigaye toni mu bihumbi bingahe? Urumva ko bano baturage
batakira gukuru urumva ko ibyo bakoraga byari byo. Rero aba baturage bavuga ko bishimiye iyi nkuru nziza bitewe n'uko bari barabwiye ubuyobozi ariko ikibazo cyabo ubuyobozi bukakirengagiza. Hari umwe muri abo baturage wagize ati ni inkuru nziza, ati ngewe rwose byari byarandenze nibazaga ukuntu ndimo guhomba, natakira ubuyobozi bukanyima amatwi. Ndashimira umukuru w'igihugu cyacu kuko yumvise kino kibazo cyacu kikaba cyahise gikemuka. Hari undi nawe wagize ati ni ukuri ubuyobozi bwikubita agashyi kuko bino ntabwo bikwiye. Rero abantu benshi bagiye batangaho ibitekerezo kuri iyo nkuru bitewe n'uko iyi nkuru yavugishije abantu benshi, bitewe n'uko abantu abaturage birwaga batakamba barabuze umuntu ubakemurira ikibazo cyabo. Hari undi nawe wagize ati ariko ngewe mbona dufite ikibazo gikomeye, ntabwo byumvikana ukuntu ikibazo nk'iki kinoroshye kigombera perezida ngo agikemure. Birumvikana ko hari n'ibindi bibazo byinshi biba byarabuze ubikemura kuko igihugu ni kinini, ntabwo perezida yamenya buri kintu cyose kiri mu gihugu mu gihe inzego zitabasha kubikemura. Undi nawe yagize ati ubundi ngewe mbona nta buyobozi dufite buri seriye igihe bagikosora amakosa ari uko umusaza yabanje kubimenya. Ubu koko buri kantu kose katagenda neza tujye tujya kubarega muri village Urugwiro koko. Undi muturage nawe yakomeje agira ati umuturage ni wowe uhababarira, ibaze guhinga ukeza ugasarura amakosa ugasagurira amasoko kaburu gutwarira umusaruro, n'ukuntu guhinga bivuna cyane. Abayobozi mwikosore mushyire umuturage ku isonga, si byiza ko mwajya mukora ari uko umukuru w'igihugu abyinjiyemo. Ni naha rero natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi, tugushimira wowe wakoze subscribe cyangwa sabone. Niba rero nawe utarakora subscribe, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.